ryaranze rikagaruka aravuga ngo birashoboka ko igicucu cyaba cyari ubundi ngo amasaha hari habaye saa 11 za nimugoroba abahinzi barimo bataha abakozi bari gutandukana na bashebuja ngo harongera habaho mu gitondo ngo baravuga ngo bigenza bite ko twari tugwije umubyizi Imana yiyereka Hezekiya imukorera icyo gitangaza urongera busubira mu gitondo butije yego burya nujye ubona ubwira kabiri hari umuntu butabawe amen uwo mu nzu y'Imana ari uguhumuriza akubwira ukuntu Imana igabura akabikubwira guha ikiro cy'umuceri Imana yamuhaye umufuko rwose nawe ukagenda ukarya ugashima Imana ariko reka nkubwire iyi minsi tuhagazemo nayiburiye izina ariko iconze cyo nuko Imana igihari babwiye ngo nimukomere kandi nimuhumure abera tuzataha umwami umwuka nuhera uruguruza nyinjiza aho batagipfa nibwo rero nibwo nza kumenya mwera kubabara nabwo tuzongera kubabara nabwo tuzongera kubabara abasenga nabwo tuzongera kubabara nabwo tuzongera kubabara uyu mubiri nambaye siwo nzambara yego siwo nzambara nzambara ubwiza bwawe kunzo ko nabivuze TV amahoro y'Imana bane namwe ubwiza bw'Imana babeho hanyuma dushuje abantu badukurikirana uburyo babana natwe comment share subscribe kudufasha kwamamaza ubutumwa bwiza bw'Imana Imana igire gute ibahereza umugisha imbere tuhafite umutumirwa Sandrine suhuza abantu badukurikiye Imana ibaho umugisha turi kumwe na Duhinduke TV ndetse niyo yabivuze TV Imana y'amahoro ibaho umugisha mwebwe mudahwema kudukurikirana ndetse inkunga yanyu mukora sabone like ndetse na comment Uwiteka abaho umugisha mutera agatebe mwegere hino tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana murabona ko aho abantu bishobora kuvuga ngo turi munsi ya nyuma ariko mu by'ukuri je ntago mvuga ko ari munsi ya nyuma ahubwo abantu nibo bahinduka Imana ntago yahinduka yes rero ndagira ngo dutangize gahunda zacu dusenga reka twubaha Imana dusenge turagushimye nyiringabo Imana turaguhimbaje Imana y'amahoro Imana uva gusenga uri Imana era topa ya sini kidevo uri Imana twabonye winubane natwe muri iki kiganiro nyiringabo Imana kandi n'umuntu uraza kugikurikirana kigiraho kimukura ndetse naho kimugeza umuntu cyumva arwaye akire umuntu urakurikira iki kiganiro urabuze urubyara rubone umuntu urakuri era tutekirevo shayini grera tutaya sinivo umuntu urakurikirana iki kiganiro afite ikibazo cyari cyo cyose gikurwa mu izina rya Yesu amen Imana ishimwe kandi Imana yacu ihabwa icyubahiro tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana muri iyi minsi abantu ntago bashaka kumva ijambo ry'Imana sinzi uko twavuga ngo turi mu mperuka twavuga ngo bimeze gute umuntu uramubwira ijambo ry'Imana ugasanga ararikurusha yarimenye imbere yawe ahubwo yariciye amazi kwigigeze rimukorera kuko ataryizeye ngo namwe muzamenye ukuri kandi uko kuri kozagira ute niko kuzaba batura rero ntago abantu bashaka kubatura reka abantu baca ukuri baraguca ku ruhande kandi babizi kandi babishaka ariko reka utugezeho ijambo ry'Imana hari ijambo nasomye ribanga mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya abantu bikunda ngo birarira ngo ndetse ari n'ingumba z'amatwi ngo bakeneye ibihwanye n'irari ryabo yego iyo ubonye ubona atari cyo gihe tugezemo Sandrine byarasohoye ibyahanuwe byarasohoye ubundi byose byarumviswe none icyo wabwira nk'abantu ni ikihe ikintu nabwira abantu no kuguma ku mwami kubera yuko naba bose mubona bari kwidegembya banga gusenga cyangwa se banga kumva ijwi ry'Imana bari gutungwa nayo bavomye burya nta muntu udasenga burya nta muntu udasenga njya nkunda kuvuga ngo n'umwe wita umupagani rwimbi afite aho ahurira n'Imana babyica babishaka burara kugira ngo umuntu abyice abishaka navuga ngo yakabaye yumvira kuko kumvira biruta ibitambo kumvira biruta ibitambo Aburahamu yumviye Imana afata Isaka ajya kumutamba ariko ageze mu nzira Imana ishakira igitambo agiye gutamba Isaka ariko yari yamaze kugira gute yari yamaze kwemera avuga ngo ibyo ntunze ni ibyawe nanjye nduwawe naburi kise ngufite mwami ko umpagije uyu munsi wa none urasanga umuntu avuga Imana ariko imirimo akora igahakana Imana mugani we yakora ngo bavuga ko bazimana bavuga ko bazimana bavuga ko bazimana ariko imirimo bakora ikabihakana biteye ubwoba cyane biteye ubwoba n'ampamvu njya mvuga ngo dushishoze
dushishoze njye nkunda kubwira abantu nyengo yongeze aho baganira ndaganira naho bavuga ijambo ry'Imana nkivuga ko nari sogongeye ariko nago mvugira Imana nabi impari nago wayivuga nabi impari oya kubera ko ingiye Imana yantungiye muri uyu mujyi yantungiye mu mujyi wa Kigali ndi umwana mutoya irandira ndakura impuru byaro nubwo wenda navuga ngo hari bitarakunze ariko hari n'ibyakunze burya yitaguhaye kimwe bayaguhaye ikindi yego ntago ibintu byose rero uzigera turi kuri ino si ntuzigera ubona ibintu byose ari amena nubwo abakureba ku ruhande babona ari amena ariko wowe ku ruhande rwawe hari icyo ubona kitaragenda uhora ubwira Imana ngo Mana nabiriya ndabikweretse yego hanyuma icyo watangariza nk'abantu bafite umubabaro abantu bafite intambara icyo abatangariza niki nugukomera ugasuzugura ikigeragezo ugatumbira umusaraba kuvuga ko Umwami Imana izantabara nicyo gituma ntamwara nutakaza ibyiringiro nta muntu uzagukomeza nta uzaguhumuriza gutsindisha satani iby'Imana yakoze ibyo itarakora uyibiharire ibyo ngo nabiranda bikweretse nicyo kintu nabwira umuntu dukurikiranye icyo twatangariza abantu nugukomera hari amagambo y'Imana ari kumfasha na amagambo y'Imana ari muri Zaburi ibice 30 umurongo wa 6 havanga hari kurirakorarira umuntu n'injoro ariko bwacya nijoro mu gitondo impundu zivuga ku muntu dukurikiranye n'ukuri yego Imana ishimwe cyane impundu zivuga n'undi ugarutse muri Zaburi 35 no avuga ngo Uwiteka burana n'abamburanya rwana n'abandwanya Dawidi amagambo yavuze aho urugamba rukomeye aravuga ngende ingabo nto nini ushingura icumu mu ntagara uhagurukire kuntabara ubwira abanzi banjye haleluya ubwira umutima wanjye uti ngigakiza kayi kandi abanzi banjye mareka Uwiteka abirukane hanyuma tubwira abantu badukurikiye Uwiteka Imana abirukane habanzi babo abirukane habanyisha we hari n'igihe umukunda ariko ari umwanzi ugasanga urakunda umuntu ariko utazi yuko ari umwanzi wawe ugasanga urakunda umuntu ariko utazi yuko ari we haduyi Imana ikwirukanira umwanzi wawe wowe uri dukurikiranye wowe uri kumva iki kiganiro Imana ikwirukaneho abanzi bawe yego gusa abanzi bo ntibazabura hanyuma tubwire n'abantu badukurikiye bari kurira amen Yesu abahoza amarira Sandrine twagiye tubona nagiye mbona Imana igihose Imana imara umubabaro amen Imana igimara ishavu igatanga umunezero ugacya bukira abantu bari bacukuye inzobo bakwibwira ko ugiye kuzigwamo amen imbere n'inyuma ukabura nta butabazi hirya no hino ukabura nta bakurengera uhari ariko Imana kuko itareba nk'abantu Imana kuko idakora nk'abantu igirindi jambo yavuze ikarikurikirana ingoma ibihumbi niko igeze ibwira Yeremiya muri Yeremiya igice cyaho cya mbere iramubwira ngo Yeremiya we uruzi iki ngo nduzi inkoni y'umurinzi uko niko ndindi ijambo uko niko ndindi ijambo ryanjye kugira ngo ndisohoze Imana ntigibesha Imana ntigihinduka reka duhumurize abantu badukurikiye tubwire ngo nimugume ku Mwami humura ndahagurutse ngo murwanirire komeza uha ng'amasigorogota ureba uburyo nabambwe urahakura imbaraga nyinshi zigufasha kunesha haleluya ngenda sahuri nkurwanirire tubwira abantu Imana ibaha imbaraga zo kunesha Sandrine Imana iduha imbaraga zo kunesha Sandrine iyo ndebye mbona igihe turi mu gikomeye kandi n'ukuri njyewe nk'umwaka imyaka nabaye nkorera Imana 2012 2013 2014 nayo myaka uko ari 3 2015 nayigeragerejwemo hanyuma nyuma yaho gato Imana ngenda nyibona nanone rero 2024 iriya yarangiye na 2025 niwo mwaka mbona ko Satani yangabyeho ibitero yarahagurutse ariko mubwira tuze ariko ndi kubwira Imana ngo Mana n'imbaraga Sandrine birakwengo Imana iduha imbaraga z'umutima hari amagambo y'Imana ari muri Luka igice cya mbere umurongo wa 80 haravangwa nuko uwo mwana arakura akura mu butayu agwiza imbaraga z'umutima yigumira mu butayu ngaguma mu butayu kugeza Sandrine Imana iguha imbaraga z'umutima ntago uzakangwa nuko bagusoye mu nzu ntago byagukanga Imana iguha imbaraga z'umutima ntago uzakangwa nuko umugabo yagutaye ntago byagukanga Imana iguha imbaraga z'umutima ntuzakangwa ko abana bavuye mu ishuri uzavangwa birukanye muri leta ariko muri prive niho bagira gute niho abakira rero Yesu aduha imbaraga z'umutima iduha imbaraga zo gukomera mu by'Imana yavuganye natwe Sandrine uburare ariko ugiye imbaraga ngo nubwo
ko mburaye ejo nzi ko nzarya hagaburira n'abandi haleluya usohorwe mu nzu ariko usohorwe mu zango nubwo bari kunsohora mu nzu Hari nzi icyo ko ejo Imana yavuze, yego izaba nzi ko ejo iyanjye. nzaba mu itaje nkacumbikira n'abandi ni ukuri kandi kabwiye Sandrine ku isezerano ry'Imana nako icyo Imana yavuze kugeragezwa k'umuntu ntabwo gukuraho icyo Imana yavuze ahubwo Amen. kuragikomeza Imana ishimwe cyane ubundi umukristo utageragezwa ntabwo ari umukristo Ni ukuri. ntabwo bishoboka Nibyo biryo. ikikubwira umukristo ni uko ugeragezwa Intambara. amen Amen. intambara zikaza Niko ibigeragezo gasabune. bikaza kandi ntabwo intambara ziza kuko waguye mu buzaza hari ukuntu rimwe nigeze ubundi umuntu ngeragezwa w'Imana ntago akora icyaha umuntu w'Imana ntago ategura icyaha yego yakigwamo atagiteguye ariko burya umuntu ubasha kumenya ko yakiguyemo Yego. burya umuntu aracyafite umwuka wera yego iki ni ukuba waceceka rimwe na rimwe twajyaga twatuza umuntu Yego. ukamubwira ati ni ukuri hano Imana inyeretse warakoze icyaha wabwiye nabi mwene so ngo ntabwo mperuka kuvuga nabi umuntu akakugira umusazi burya rero umuntu acyagitoye imbere y'Imana ya ariko noneho ikintu kimwe nshatse kuvuga nonaha ni iki abantu bari kwitwaza mu insengero zirafunze byakagombye koko ndetse n'insengero zifunze mu mitima y'abantu harafunze ntabwo hafunze urubundi urusengero rwa mbere nyamukuru ni mu mutima ni mu wawe. mutima Imana ishimwe kuko n'urugero Masamweli njye niba nkoze icyaha sanditse ngo ndondora mba mbizi ko nagikoze aho ubwihana ce bugufi icyo usabwa ni uguca bugufi Sandrine niba waguye wowe uzi aho waguye mbere ko n'umunyamuka avuga ngo tizome ni hane Ugomba gutya guca wowe uzi aho waguye Ugomba guca niba uzi aho waguye ubwira Imana ngo Mana naguye ndi umuntu Mbabarira. nambaye inyama n'amaraso ongera ungarukeho buri kintu Imana yakundiraga Dawidi yacaga bugufi akiyorosa ibigunira abantu b'iminsi rero kwambara ibigunira birabananiye birabananiye. guca bugufi birabananiye Birabananiye. amen Amen. ariko birakwiye ngo umenye ahantu waguye Ni ukuri. uca bugufi bwira Imana ngo Mana naraguye ongera ni ungarukeho ukuri kandi reka nkubwire mu mahanga yose abubaha Imana Yego. bagakora ibyo gukiranuka Yego. abo bantu Imana irabemera Yego. Imana ntabwo ingoma yayo ntabwo izahanguka Imana ihora iharanira icyubahiro cyayo yavuze ijambo rikomeye avuga ngo icyubahiro cyanjye nawe tuzagisangira nawe nzagiha ishimwe ryanjye amashimwe yanjye sinzaha ibishushanyo bibajwe Yego. abagabo batatu bubashye Imana Sadraka, Imana irabubahisha na Meshaki na na Abednego. Abednego mu itanura ry'umuriro ngo barenyegeza sha ngo maze ngo abenyegeje baba ari bo bagwamo mbere hari igihe umuntu afata iya mbere kukuvuga simbizi mama Samwe uko ubona iyi minsi ya none aba usanga iyo umuntu umunyamasengesho aguye mu cyaha bene se bavuga ngo awa kuba musosi ibyo si bikwiye ngo siwe wabona ubuka ijambo nakubwiye kare nakubwiye ngo Sandrine isi ntisakaye uyu munsi ndanyagirwa ejo unyagirwa n'undi anyagirwa ahubwo Sandrine ni urugero kandi niho urugero ntabwo Masamweli wagasanze nambaye ubusa ngo ari wo kumvuga ahubwo wagafashe kundarunda ukanyambika sibyo ariko kuri iki gihe mwene so mwitwa ngo muri korari mwitwa ngo muri mu kidiyakoni mwitwa ngo muri mu murimo w'ivugabutumwa niwe wa mbere ugusunika mu kigeragezo akavuga atawa agamera nk'ugujugunye kuba ati sinasengana nawe sinavugana nawe mbese nyine ugasanga n'inzoka ye ntikorana nawe abarakora b'iminsi yose bagendana imirimo imisozi ntihura ariko abantu barahura ntabwo abantu babizi n'abagendeye kuri wa mugani ngo amaboko atareshya ntaramukanye yego ariko si byakagombye muri bene data ubundi wasangaga uwo mu nzu y'Imana ari uguhumuriza akubwira ukuntu Imana igabura akabikubwira guha ikiro cy'umuceri Imana yamuhaye umufuka rwose nawe ukagenda ukarya ugashima Imana ariko reka nkubwire iyi minsi tuhagazemo nayiburiye izina ariko iconzo cyo nuko Imana igihari babwiye ngo nimukomere kandi nimuhumure abera tuzataha hano si iwacu kuri isi ntabwo ari iwacu ijuru ntirizabura abaryo hari aho tuzagera tutakirira hari aho tuzagera tutakibura imyambaro hari aho tuzagera abana batakirwara hari aho tuzagera mu bukode butagiyeho mbese hari ahatutekire voshayini urugo rw'Imana ajya runyereka ndubona runyegereye arumpishuriye bituma nifuza cyane kugerayo niwo mwandu w'Imana Yerusalemu nshya bituma nifuza cyane kugerayo niwo mwandu w'Imana Yerusalemu
Yerusalemu nshya Pawulo yaravuze ati tuzabana iteka ryose n'Imana niko tubisoma isezerano iryo sezerano urisohoreze tubane no muri iyi si uhora undengera iryo sezerano urisohoreze tubane no muri iyi si uhora undengera nungenza utyo mwami umwuka nuhera uruguruza nyinjiza aho batagipfa nibwo rero nibwo nza kumenya mukunzi mukiza niratira imbere yawe ko tuzahorana nibwo nza kumenya mukunzi mukiza niratira imbere yawe ko tuzahorana umva mama samwe hari ahantu hatatu umuntu agera akiga iyo ugeze kwirimbi urihana ibyaha byose ukumva urihanye iyo ugeze mu bitaro urihana ukumva rwose uramaramaje ukumva urihanye wagera muri gereza ukumva urakijijwe rwose kuvuga ati abantu bakora ibyaha kuki babikora ukumva urakijijwe ariko ndajya nkubwira ngo umwana w'umuntu yewe mwana w'umuntu umva amagambo y'Uwiteka ati ninjye waremye umuntu ninjye waremye iyi si n'ibyuzuyemo byose nyuma y'ibyo byose mfata umukungugu w'isi niremera umuntu namuremye mukunze murutisha ibindi biremwa muhano kugira ishusho yanjye aha ni ukuvuga ngo ikintu kimwe mesaje nshaka gutambutsa niyi umwana w'umuntu yibagirwa vuba umwana w'umuntu niwe wibagirwa uwamuhaye umwana w'umuntu niwe wibagiwe uwamugiriye neza ariko ntidukwiye kwibagirwa Imana yafashe Ezekiyeli muzengurutsa mu kibaya muri Ezekiyeli ibice bya 37 iramubaza ngo mbese aya magufwa mwana w'umuntu we aya magufwa yakongera kubaho Imana yari yafashe abantu abisiraheli batakaje ibyiringiro yabonaga ubugingo bwagiye umwuka wera yagiye basigara ari amagufa gusa ibyiringiro byagiye iyo twatakaje ibyiringiro tubabaza Imana Ezekiyeli aravuga ngo Imana igiye gukora ikintu gikomeye reka nce bugufi nindangiza ndeka Imana ikora icyo yagambiriye gukora dore wari ugiye mu bapfumu garukira Imana ikora icyo yagambiriye gukora dore wari ugiye kwahukana garukira Imana ikora icyo yagambiriye gukora dore wari ugiye gukuramo iyo nda garukira Imana rato parasine kidevo ngo Ezekiyeli arasubiza ijambo rimwe gusa Uwiteka ngo Uwiteka ni wowe wenyine ubizi mama wawe ntabwo abizi papa wawe ntabwo abizi umugabo wawe ntabwo abizi basaza bawe n'abarumuna bawe bari aho bariturije ntawagufasha mu kigeragezo mbibutse ku musonga wundi utabuza abantu gusinzira bwira Imana ikikubabaje ngo Ezekiyeli ahanura uko ategetswe ngo agihanura ngabona igufa risanga iryaryo topene kidevo ngagihanura abona mu kibaya ibintu bihindutse bisa agihanura abona isiratigita mbangire Sandrine ibintu byahinduye isura
hanyuma ngo amagufwa inyama amagufwa arongera ajyaho inyama ngo n'umwuka yego n'imitsi irongera ijyaho kuko Imana yari yagize gute Imana yari yategetse hanyuma Sandrine uyu mugore abantu badukurikiye Imana igira ibintu itegeko ikoresha itegeko Imana ikoresha itegeko karasini wayazenego nangariye Imana nangariye Imana ntangariye Imana. Hariho umugabo umwe Imana yigeze yireka umugabo witwa Hezekiya yamaze iminsi yarangiye mbese umuhanuzi yajyanye ubuhanuzi bw'ukuri kagomba gupfa ariko noneho uyu muhanuzi ngo niwe muntu Imana yakoreye igitangaza kitarigira kibaho ku isi kuko kubera ibintu yari yarakoranye n'Imana imirimo myiza yari yarakoreye Imana yabwiye umuhanuzi ugarutse kuvuga noneho ibyiza ari nawe baravuze ibibi aravuga ngo saba ikimenyetso warangiza aravuga ngo birashoboka ko izuba ryaba ryarenze rikagaruka aravuga ngo birashoboka ko igicucu cyaba cyari ubundi ngo amasaha hari habaye 11 za nimugoroba abahinzi barimo bataha abakozi bari gutandukana na bashebuja ngo harongera habaho mu gitondo ngo baravuga ngo bigenza bite ko twari tugwije umubyizi Imana yiyereka Hezekiya imukorera icyo gitangaza urongera busubira mu gitondo butije yego burya nujya ubona ubwira kabiri hari umuntu butabawe amen kandi narigiye ubwira umuntu dukurikiye ntabwo Imana ibura inzira Imana ifite inzira ntabwo Imana ibura inzira ntabwo Imana icirwa inzira Imana ifite inzira nukibaza ukuntu uzatabarwa kuko Imana ntabwo igishina uzatabarwa bose babireba nkuko Morodekayi yata akosha twarasogongeye nukibaza ukuntu uzatabarwa kuko Imana ntawe igishina yego uzatabarwa bose babireba yego nzatabarwa nkuko Morodekayi yatabawe Imana ishimwe cyane ndimo ndani ya Yesu naburudika ndimo ndani ya Yesu naburudika haleluya ndimo ndani ya Yesu naburudika ndimo ndani ya Yesu naburudika Mesiya uri umugabo w'intwari pe iyo urambuye ukuboko kwawe imiyaga n'imiraba birahunga Mesiya uri umugabo w'intwari pe iyo urambuye ukuboko kwawe imiyaga n'imiraba birahunga Mesiya arambura kumfasha n'undi Imana yampaye ikorasi njyana uyu mubiri nambaye wanzambara ubwiza bwa Yesu kwazasa niko nzasa yego ngo kwazasa niko nzasa hariwe ntabwo tuzongera haleluya ntabwo tuzongera ababyeyi ntabwo tuzongera kubabara abasenga ntabwo tuzongera kubabara ntabwo tuzongera kubabara uyu mubiri nambaye si wanzambara yego si wanzambara nzambara ubwiza bwa Yesu uko azasa niko nzasa ntabwo tuzongera kubabara muhumure ntabwo tuzongera kubabara tubwire abantu badukurikiye nubwo intambara nyinshi n'ibigeragezo ariko ntabwo tuzongera kubabara Imana ishimwe haleluya amen mbese hari igihe tuzajya Sandrine tukaruhuka imiruho n'imihati tukaruhuka ibigeragezo tukaruhuka amahwa n'ibiti batujoma amen hanyuma uyu muririmbyi yaravuze ngo uyu mubiri nambaye dushima Imana ko umubiri twambaye so tuzambara tugeze mu ijuru uyu urabora uyu joginyo uyu urababara ariko tuzambara Uwiteka uwatubikiye amen
n'uwo kudapfa n'umunezero tuzayambara ayo makamba tuyarimbane kuko twayakoreye tuzayambara ayo makamba tuyarimbane kuko twayaruhiye ababyeyi tuyarimbane kuko twayaruhiye hari amakamba tuzambara tukayarimbana kuko twayakoreye ndagira ngo mbwire abantu ngo ino si iwacu sinzi impamvu numva ndi mu mavuta yo kubwira abantu mwene data nujya ujya guhemuka nujya guhemukira mwene so ujye wibuka ko byose bifite iherezo igifite itangiro gifite n'iherezo buri kintu n'igihe cyacyo imana ibaho umugisha reka dusenge dusabe udusengera imana tugana ku musozo tanga nomero ku buryo byacu nimero bashaka kwisanga kuri duhinduke ariko abantu babibonye ari ubwa mbere ni 078 05 86 044 yo niyo nimero yanjye imana ibaho umugisha na imana iguha umugisha uri data wa twese mwiza uri imana ikiranuka umurimbyi yaravuze ngo nta gacu ko guhindukana bakugaragaraho aravuga ngo kwa rucyane uyu munsi ni kuri turavuze ngo ubwami bwawe buganze kandi unyemero ushyigikira abantu bawe abatakuzi n'abakuzi ubambika imbaraga kandi batarakumenya ubahe imbaraga zo kuguhindukira ubahe kukumenya ugwiza imbaraga mu bantu bawe kuko turi mu minsi ikomeye imwe Pawulo yavuze niyo mpamvu dusenze kugira ngo ugwize abantu kuri mu mutima dufashe mira ubwami bw'umedi mu izina rya Yesu reka mwuka wera w'Imana ashyigikire mbese aya macano ayagure kandi turasenze amacano yacu y'igikundiro yahereze kurebwa seva y'Imana mu izina rya Yesu urakoze Yesu amen amen amen.